Incamake kuri Secret Lovers cyangwa se abakundana rwihishwa. Izi ni incamake za filime yacu yatambutse ya episode ya 9. Tugiye gutangira aka episode kacu ka 10. Gusa mbibutsa gukora subscribe kuri Edmond at 250 kugira ngo n'utundi tu episode tujye tubagereraho ku gihe. Izi ni incamake mwarabibonye muri episode ya 9 yatambutse. Ntabwo nakwirwa mbisubiramo kuko mwarabibonye. Mwabonye za size kuntu ziguruka. Gira inama yo gukomeza gukora bya bindi nababwiye. Muribuka ko nyine twarangirije ahangaha Josephine ari guhereza uno mukobwa agapapuro kanditse ngo ubundi wowe ufite ihe misiyo muri iyi nzu ko mba mbona ntazi. Umukobwa bamubwiye gutyo ahita afatwa n'icyo mu nda cyamufashe, nubwo ngo gifata impinja ariko n'abakuru kijya kibataka. Iyo nawe bakimubwira bati ubundi ufite ihe misiyo. Azavuga ati kambayeho baramvumbuye. Yewe urumva ntameze neza. Agenda yikanda mu nda yicumbagizwa wagira ngo banamukubise amaguru bayavunnye. Dore n'ubwo buryo yajemo nyine abanyamitwe murabazi, dore natwe tukiri abana twajyaga duteka imitwe muri ubu buryo ngo turebe ko tutakubitwa. Ngeze hano ahwi amucitse aramvumbuye. Undi nawe rero ntiyavuye ku izima aravuga ati ariko uyu mukobwa ko mbona ntamwizeye, ubundi ubu koko afite ubumuga cyangwa ni imitwe? Iyo nawe ati oya ntibishoboka, se yaba yamvumbuye? Birabibyuye. Komeje hano avuga ati nizere ko nta muntu uri hafi aha. Undi nawe byamwanze mu nda aragenda kuzanira ibinini rwose umupfunyika n'amazi yo kubinywesha ngo ntaza kubura urubyaro ngo yarogewe. Muzaniye ibyo kwifashisha ati nimba urwaye akimukubita amaso arongera araribwa. Abanyamitwe baragwira. Akira. Undi nawe ati fata unywe ibinini nimba warwaye, fata vuba. Nakubwiye ni fata. Anshinze mva akira. Fata semayi ureke gukomeza kwigishwa. Kanzi akira dore ikinini witumira. Ndi avuga ati karabaye iki ni inkimira nkapfa. Pfundura amazi. Amazi y'iwabo nayo ameze aza nzoga bitaga ngo ni za cifu kera zo mu dushashi, ariko ntabwo nazinyweye da mumbabarire, nazibonaga gusa. Undi nawe yameze ikinini karabaye. Nereza pfa kuba wakimize. Nizere ko ubwo worohewe ugiye kugaruka. Ati mana yanjye ni ibiki bitangiye kumbaho ko kambayeho akanjye gashobotse. Ese agaruka nyine birumvikana yakize. Kinini kimukozeho riraka. Ese agaruka nuko ahana afite ibimwaro. Undi nawe yicaye hariya ari kureba uko game yose iri kugenda. Tugaruke kuri ba bandi bagiye guhiga umuntu mu ishyamba, nabo bigize ba komando na za Rambo ziri mu bisheke. Aza barahiga ngo bari gushaka umurara ariko bamumena umutwe. Ntwari Fred rwose yagufatiye intosho, nyara amufasha ari mu mutwe nta handi ahubwo igitiyo nawe bari guhuragura mu mugongo ntumbaze. Arashakishije arareba, bajya hirya bajya hino baraheba. Hano Henzi nawe aragare ko yarushye arakomeza tangira kwibuka ukuntu wa mukobwa akunda yabwiye Fred ngo yirinde we tugutakaza igihe ngo ndi gushaka uriya mutipe. Ubundi uyu nguyu we ngewe wamusoza bikaba ko byakabaye n'ubundi ko yantwariye umukunzi. Ariko se mva dushakire hariya. Fred ntazi byari bimubayeho
Muniga yari gutekereza kuba nawe yamubatura urutiyo mu mugongo. Sha ndumva ntameze neza. Ubu ni Josephine wari utangiye kwivugisha nawe ntumbaze ko numva ibintu byose bitameze neza, bariya batipe ko numva ndi kugira igishyika. Ako se Henzi nawe sha ndumva ari kumbabaza. Ubundi se ubu mama we ameze atera? Numva abantu bose batangiye kumpangayikisha. Bicara hano ubwo ariko ngiye gutekereza ikintu cyo gukora kindi. Ariko mana ni ukuri nkeneye igisubizo cy'amasengesho yanjye. Mbabarira urinde Fred ku bwanjye. Jayisura nyine ati mana urinde Fred. Fred nawe ari ahantu urutosho bari guhiga umugizi wa nabi. Nimba bari bumubone ntumbaze. Barakomeje barashakisha. Uwo bashaka ntibazi ngo aherereye he. Baragendera kuri location babonye yinjiramo gusa. Kandi ubu murara se waracyari hafi. Ariko we ubundi ubu wajijisha Henzi. Hanze fata telefone hano. Hamagara Henzi. Yaramwandikiye ati nizere ko Fred nta kibazo, umeranye neza, taba wafushye ukamugirira nabi. Ahangaha noza Henzi yakira ubutumwa nawe arandika. Fred we ntazi ibiri kujya mbere. Henzi ari kwandikirana na Josephine. Henzi namwe ari kwandika ubutumwa bisa nkaho butari bugufiya ari bwo ari burebure arohereza. Josephine mu kubusoma ati umva wirengera ahubwo ibiri bumubeho, kuko ibiri bumubeho sha musengere kuko Imana niyo iri bumutabare. Kobwa tumutwa aravuga ati none nawe yaba agiye kumuhemukira ko Henzi namwizeye ashobora kuza guhemukira Fred. Fred nawe ari hano ntazi ibiri kujya mbere, ntazi ko byakomeye bari kumugambanira. Yagarutse hano yegera Henzi. Niki kiri kujya mbere mwana? Ko ntari kwishimira ukuntu uri kwitwara. Mva mwana meze neza nari. Okay noneho twakwikomereza nimba umeze neza. Genda ariko umutipe ari ku kijinya cya danje ati wantwariye umwana ushaweho none urambaza ngo meze nte? Baraje. Fone ya Fred nayo birasoni. Sinzi ngo hama Fred meze neza? Wera icyo mbaza? Meze neza. Karebu se ari. Turi kumwe turi gushakisha wa Muniga. Umva se witwararike. Urakoze kumburira. Umva se ndabategereje kandi sawa sawa. Yitse telefone ariko baramubwira bati witwararike. Umutipe nyuma yawe nawe ntago twamwizera, shaka kugukubita icyo gitiyo. Bageze hano akihagera bakubitana na wa mukobwa Rena ntumbaze ngo ari kumwe nande. Rena undi arikanga ati kambayeho. Uramara iki hano? Si we ndi kubaza? Henzi nawe baratungutse. Wa mukobwa arikanga. Tuyuse we kandi. Mukobwa araza ntumbaze ngo ari kumwe nande, mabizi ko agira gahunda na wa Muniga umugizi wa nabi ariko tumwita. Araje abacaho n'ubwoba bwinshi aranyaruka. Ati kambayeho bari bamfashe. Ubwo ahise acaho. Tipari baribaza ati umukobwa we uyu yari ari kumara icyara. Barakomeza bari kwishakishiriza umugizi wa nabi, indi ntibibareba. Za hano babona Rena nawe akomeje kurenga, ntamenye ikijya mbere.
ubwoba bwinshi yari yifitiye ati bari bamvumbuye nimba yari ari kumwe na bamuniga bari gupanga izindi diru numbaze. Ngeze hano gusa uriya mukobwa afite ikihe kibazo? Gusa yakoraga iki hano we? Sha uriya mukobwa nawe mba mbona ntazi. Uzi uko yigeze kumbwira ngo njye nirinda ngo uriya mukobwa ngo ufite ubumuga? Sinzi ikintu yari agambiriye kumbwira. Uriya mukobwa ngo ufite ubumuga ngo yigeze kumuhurutura ngo muri kumwe bamujyana. Fred koko yibuka ko hari ukuntu byagenze, ariko akabona Rena nawe hari icyo ahishe adashaka kuvuga. Ariko uriya mukobwa menya harata sinzi ukuntu ateye. Ariko umwana uzi ko wamugani ntazi ikintu kiri kujya mbere. Uriya mukobwa nawe nsigaye mwishisha. Karebu. Ese uriya mukobwa ufite ubumuga waramukunze? Oya sha ntabwo namukunda, reka njye the girlfriend nyiri gushaka. Ntabwo uramubona? Wapi? Ntabwo ndamubona kabisa, ariko ndacyamushakisha. Gusa nyine ninkomeza kumubura nshobora guhita nikundira uriya mwana utavuga. Abonye ari mwiza, icyo ni igitekerezo cyiza. Uriya mwana ni sawa kabisa, ndamugushimiye. Ahubwo nushaka ugerageze witeretere mwana. Baraganiriye ariko mwibuke ko harimo akantu k'akajaruzi hagati ya bombi. Kumbe wa murara wacu yari ari hafi aha, ariko kubacunga babona bari kurenga. Nawe si umwana nyine ese nawe yomboka gake gake, bamunyuzeho ntibamubona, baricomokeye. Nabo bakomeza kugenda batazi ikijya mbere. Garuke kuri Josephine hano yari yicaye, ubona nyine cyamucanze, iri kwibaza byinshi. Ngiye kubona bona intwari imwe ya mbere iraje. Abantu bose bati kabaye wa wundi we ndamenya asigaye he. Habaye iki? Karebari ntabwo uriwe mbaza? Reba umugabo ati mva se wa mutipe twamubuze. Gusa nyine Karebu asigaye arayirya ari kwiruhukira. Mva se gusa nyine ubu ngubu ngiye kwa onkire. Ese umeze neza? Ntabwo ndi kubona, ntabwo nishimiye mood urimo kabisa. Wagira ngo hari icyabaye hagati yawe na Karebu? Oya nta kibazo, ibintu ni sawa. Gusa nyine reka njye kuganira na onkire ndaje. Banari kare yakira kano kantu kajyane mu rugo, kanigire kureba onkire tugire utwo twiganirira. Kanya nyine abyumva nyine no kuhita akatisha tike yigira kureba onkire mu mujyi. Aho nuko hariya muri Simba abaraje ati Fred sha urantunguye kabisa, siko ntarinzi kuri buze. Meze utese mwana? Mva onkire sha ibintu ni sawa kabisa, gusa numvaga nshaka kuza. Sha karibu kabisa, akira agatebe icara. Mereje agatebe kugira ngo babanze bagire utwo biganirira. Mva ni karibu kabisa hano iwacu. Ariko uribuka uri kumbwira ko we n'umudamu wawe hari ukuntu mutameranye neza? Onkire nuko nabikubwiye nyine sha bikomeje kugorana, mba mbona hari utuntu twinshi tw'uducenga ari kugenda anyereka, ntazi aho tuva. Ibyo bibaho, abantu bakundana bahora bashondana, harimo utuntu ntazibana zidakomanya amahembe. Mva se dadi wacu nyine dufite ikiriyo vuba ahangaha, mvuye kwa onke gupanga nawe. Tugaruke kuri wa mukobwa wacu Rena yari ari kwinyurishwaho. Mva wowe ngwino hano vuba. Noneho ndamenya agiye kumbaza ibikira ko nigenje. Ubundi ni icyo uri kumpisha muri ino nzu?
niko uriya mukobwa ufite ubumuga murahanganye, kumba mbona ukomeza kumera nk'aho hari ikibazo mufitanye kandi urabizi ko utazi impamvu yaje aha ngaha. Reba nagiye kukubona nkubonye mu ishyamba, wari uri kumara iki mo hariya? Cyangwa wa mutipe wari uri kutwataka mwari muri kumwe kutambwira? Mva iruhande nimba udashaka kuvugana nanjye. Reba ukuntu kareba nka zombi akivuga ati karareba nka zombi. Josephine yarasetse aratembagara kagenda umujinya mwinshi ati barantutse ngo ndareba nka zombi njyewe. Mva se Josephine reka guseka sha, byambabaje ubwo namusanze yapfiriya nibaza ikintu ahamara kikancanga. Ese wa mukobwa ufite ubumuga arihe? Mva yarwaye mu nda, gusa namuhaye akanini musize mu rugo. Mva nimba mu nda hamuriye, nimba habaye iki sinzi, ariko nyine kanjye kumureba reba ikibazo yaba yagize. Mutipe araza agiye kureba umukozi we ikibazo yaba afite, nimba yarwaye mu nda koko bya bindi byacu, azi ko bya binini bamukubise hari ari ibyo mu nda koko. Kuvuga murwara mu nda murabizi, ubwo mba mwabonye ariko biba bimeze simbizi, mbese ndabibonaho. Mfite amatsiko yo kuzabibona, hari igihe nanjye mu nda hajya hamfata kansaba ko mpubika wenda turiya tunini najya ntwifashisha sinirwe nubika. Fred hano yaraje arashakisha ngeze aha, ariko se iki kiri kujya mbere? Uriya mukobwa ufite ubumuga arwaye mu nda, kanze njye kumureba. Ngeze hano akubitana na Josephine, mva namushatse ndamubura. Ese we ko namushakishirije hose nkamubura? Ego uko byagenda kose ntabwo ari umwana ari bugaruke mu rugo. None se si wowe wigeze kumbwira ngo njye mbitaho? Mva mfite uburenganzira bwo kumenya umuntu wese uba muri uru rugo nimba ameze neza cyangwa atameze neza, nkanamushakisha nkamenya aho aherereye. Ndumva umwitayeho da, ariko nyine ngaho komeza ushakisha uriya mukobwa nyine ufite ubumuga, wenda uri bumubone. Siko mbona wagira ngo uri gufuhama, ubundi ubwo uri gutekereza iki? Niko ntabwo ushobora kugabanya amarere ugatuza? Ngiye kuvuga ngo ngiye kumushakisha, urumva ari ibya danje. Umukobwa arareba hano n'ifuhe ryinshi mureba. Ariko uriya mutipe nawe ndumva ntakimwizera. Ngaho ngo umukobwa yabuze ngo ngiye gushakisha ngaho. Ese ni ukubera icyo amwitayeho cyane we? Ako reka nze nanjye sha, nanjye ngiye kureba ikijya mbere hagati ya bombi. Tangira gucungacunga avuga ati gende ndebe wagwana. Undi kubera icyo amwitayeho cyane ari kumushakisha by'ingufu, ndi kubona ari umwana watakara. Nze ndebe shari igihe nabagwa gitumo aranyonyombye nawe ati ngende ndebe ibyo baraba barimo. Nuko kigera hano tugawa mukobwa wacu wari uri gushakishwa. Fred aramubwira ati se ufite agapapuro ngo gira utuntu nkukorera? Araza Fred arandika ati numvishe bambwira ko utameze neza. Ntabwo meze neza. Zana nongere nkwandikire. Nandika ariko umukobwa nati mbega igisore kinyitayeho, kumana ni cyiza, kanguka
ahereza agapapuro kanditseho ngo none se nizere ko uri kwiyitaho, nizere ko nyine wafashe ibinini. Nabifashe. mva se nanjye ngo koreraho akantu ku musatsi utagenda ntakwitayeho. araza uko akora mu mutwe w'umugabo w'abandi. Josephine nawe ari harari kurunguruka agati karabaye. yaba ari mu biki, umujinya urazamuka arafuha ati yego nicyo wamushakiraga. abandi baritambukira amazi ko nta cyabaye. nuko Josephine babifata nkaho bari guteretana, kandi nyine umukobwa ufite ubumuga ageze aha. Fred nawe akihagera sinzi ibyo batangariye, ndabona bose bareba mu kirere, nimba hari indege nimba hari iki bari kurora ntumbaze, gusa bose urabona ko bahanze amaso mu kirere. kugera hano nsanga Josephine yamanitse utwenda twa mukobwa, aravuga ati ashaka kuva muri iyi nzu, we mukobwa ufite ubumuga ntabwo nkigushaka aha, dore fata n'utwawe ugende. karabaye. Josephine aramwirukanye kandi ataramuzanye. nuko episode yacu ya 10 yarangiye, aturindiriye ya 11 turebe ibyo ari byo. uriya mukobwa azataha koko cyangwa akunda nta kindi kizamara amatsiko no gukurikirana ka episode ka 11 ngo tuzarebe ibyo ari byo. ndabakunda cyane. ciao ciao.